Nundi munsi uzongera kwirirwa jya umenyera bigeza ngaho wakigora icyo reka bakayere kavuga ubugambo bwibona uzongera ntago nzongera we ayiwe ko kameze gusa uko kareshya ni nako ubugambo bwako bureshya wagacucu igihe umuntu aba yareye yakwihoreye uri mu bugambo reka nkubwire ntacyo nkoze nzongere guhura nawe uzane shyushyushyushyu aho nzakubika nawe umuntu uzigera hagukura turumvikana washashwa we kingiza akashajwa akantu gafite ubugambo bwinshi kigori kigusa reka ngende oya uretse nzakwereka wamujinga ayo mana we gusa ubundi nawe namugira ubujija bwo bwarakureze ubundi bumubaza iki kuzika kurushima nuko usanze ntariye iyo nza kuba ntariye ntabwo wari kundwanya ja ubonye umuntu ashonje aba ari gushaka kumurwanya gusa ako nawe ugira ubujija ngo reka bakunige ubundi umuvuge ushaka iki ayo we ndabizi ko nta kindi nakora ariko umutima wanjye uranshuka ndabizi kuri papa urukundo runyuzuye umutima kandi ni wowe ndufitiye ngo mbizi kuri papa babarira unyumve nanjye sinjye neza pe nzi neza ndabona utuje no kuri ndaryama ndareba iyi nzu nkavuga ese aha ni iwanjye ntabwo ndabyumva nubwo wambwiraga ngo bagutwaye inzu ngo yanzu wagomba gukoresha imbere nta kintu watwaye noneho yo ni nini cyane igihe nikigera nzinjira no mu cyuma ndebe ko wanditse nta kibazo ubifitiye uburenganzira maze no wanakijyamo ikindi karitsiye iratuje nta rwaserera burya ufite inzu yihariye umenya ibyawe ugafunga igipangu ukigendera ni sawa na karitsiye nabonye babamo abantu b'abasirimu abantu b'abasirimu kabisa bamenya ubwenge pe amafaranga naguhaye ntabwo yapfusha ubusa ni inzu rwose uzi ko buriya n'umugabo n'umugore badafite abana benshi iyo bafite umwana umwe bayibamo uyu na batatu bayibamo ni nini dade rwose waciye akenge pe ese dade ibintu nanyuzemo koko ibintu nanyuzemo ntabwo byatuma nyine nkomeza kugira ubugoryi byamfunguye mu mutwe kandi nyine nagombaga gufunguka burya umuntu hari ukuntu anyura mu bigeragezo kugira ngo bibashe kumwigisha uburyo bwo kongera gufata icyerekezo gihamye Imana ikemera kubinyuramo ariko nyuma yabyo ukisanga ufite umurongo noneho w'ubuzima usobanutse tubifata nk'ishuri buriya rero nawe iriya misozi wazamutse indi ukayimanuka ntabwo ari kongera gukora ubucucu cyangwa se ubwo rugingo afashe amafaranga ngo yajyanye kuri konte ngo sigiye ngo Kennedy sigiye iki umuhungu ntuzongeye kumuvuga ibyabaye byarabaye byansigiye amasomo menshi sinshaka no kongera kumwumva mu matwi yanjye byararangiye pe it's okay bo ndavuze ndi reka nsimbukire hano mpamenye utana ingaruka nzaza ntayoboza ndadukize neza cyane pe kandi nanjye ndagushimira nyine nk'uko mpora mbivuga wambereye umubyeyi mwiza wambereye inshuti nziza wambereye umuvandimwe mwiza mbese uri byose kuri njye sure yashwa
kuko hano kuri iyi si nta muntu nigeze mpura nawe cyangwa se nigeze mbona wangiriye impuhwe nyine nk'izo wangiriye. ya nibyo nagomba kubikora nta mpamvu kutabikora. uri umukobwa wanjye support ihari nta mpamvu kandi sinawe wenyine iyo umuntu ari mu bibazo ukagira umugisha wo kuba ufite uburyo wakemura ikibazo cy'umuntu. nta mpamvu yo kutitanga gufasha umuntu gukemura ikibazo cye. urumva ese ko utarimo kunywa aka kantu niko dore byatumye ukibana na wa mukobwa baba wari warijimye. reka mubwire buriya bajya bavuga ngo umugabo ukennye ntabwo ajya asinzira. rero niko njya numva abantu bavuga. rero n'umuntu wese ufite ibibazo uri ahantu atishimiye uri mu buzima atishimiye ntabwo urisiga ukajya ngo ntiwisiga uroga ukajya ngo ntiwoga. ariko nyine iyo utuje mu mutima no mu mutwe nyine ugerageza no kwikunda ukiyitaho. yego that's good. kandi no kuri byose ndabigushima kuko watumye nikunda. uno uri kwikunda cyane cyane wari wariyaje cyane cyane cyane. hari igihe umuntu avuka agahura n'ibibazo ukibaza ubundi Imana yandemeye iki. icyo kibazo ugize ukibaza? narakibuje igihe nashatse no kwiyahura. ugizwe wahise uri tape urugezwe n'imbi. igihe nashatse no kwiyahura ndavuga nyine waye ibintu byose bibi biza binjyaho iki. nashatse kwibuza ubuzima ariko nyine ngeze ndavuga ni uramenye buriya ubuzima it's a gift from our God. so ugomba kukipinga nk'uko Imana yabuguhaye ukemera kwakira ibibujemo kabone nubwo wabigizemo uruhare ariko ntabwo bivuze ko ugomba kwiyambura ubuzima. Imana yabuguhaye ibifite igihe yateganyije kuzongera ikagera gute ikabwisubiza ariko wowe ugomba gutegereza cya gihe cy'Imana sibyo? hari ibintu uhura nabyo kumva uzi gucanga ukavumwa ugacanga ukaba ikibazo nose ukaba ikibazo nyine kubona isi yose nta muntu n'umwe ukumva. ni kuri usibye ubuntu bw'Imana gusa buba ku muntu nawe ubundi ibintu byose abatekereza biba biri negative. njyewe igihe cyagize nkajya ntekereza ibintu biri negative gusa ariko ndashima Imana nayo ngushimira. gusa ikintu ugomba gukora fata umurongo uhamye. iyi ni intangiriro nziza yo kuba none ufite ahantu ushobora guhagurukira ukagenda ugakora ibintu byawe nta muntu ugucunaguza nta muntu ukureba nabi kandi nk'umukobwa ufite icyerekezo. aba hano muri aho yemwe aroye musinzira nk'abapfu. Mwiriwe neza. ndishe mukoma. tumeze neza. tumeze neza rwose. nta murimo gushaka ndetse. twashakaga Queen hamwe na ako Queen we ndabizi ko nta hari. bose ahubwo. Queen yaragiye nawe uhari. Queen nabonye ejo afite ibikapu bibiri binini cyane avuga ngo arimutse. Rusisi nawe nawe uhari. Usinagaragaza nawe uhari pe. Queen yarimutse yaragiye nahise ko mubizi. yewe njye nashakiraga amahoro se. oya amahoro yaba hari igihe cyose twe duhora amahoro y'Imana. ntago wamenyera aho Queen yimukiye. Queen yimukiye Remera mu bakire sino bavuga ngo mu bakera akoraga mu bakere cyane bavuga yaragiye mu nkengero za Remera. wanga wari ukagabanya amagambo nawe ukagira ibindi mu mutwe nawe ugira amagambo yawe badutekereze mu tuzahamenya dute. nyine n'abana bavuga ngo bashaka mu nkengero za Remera
ubakire yimukiye Remera hari aho namurangiye aturanye n'umushinga arahazi ubwo yamuhaye nimero zanyu reka tuba nimero ya telefone yacu iyi niyo yacu dushyire wowe se uri uwo hano ngende umuturanyi atanyiheranire uri nyirinzu kumara bakwishyuraga neza ndabizi usarishyuye rwose arishyuye ahubwo se buriya wese barayimisaga nako barayoza muzamuhamagara azabafasha murakoze cyane ego ntabwo bamwiza imana yarimo sawa bayi ntabwo ari mwiza imana yarimo ariko ibona ngira ibibazo ukuntu yaremye iranyibagirwa amabuja ibaze yuko igifata abakobwa bahabwa imisatsi irangije ifata urwego irabahereza irangije ibahukire ngera avuga ati shaka Naomi bakaryasi ube negera mbimare watekereje ko turi ubona aba bakobwa umugani we kandi guhura ubwo bugambo bungana gutyo amukugara wowe se uriga yuko ukuru kwa ngo bihindure biki wewe wariremye Imana yakuremye wayimbarije se impamvu yari ikamaye bukire nk'ubwabo cyangwa umugabo mu cyumba akunda ashaka igisaza nkawe Naomi ntabwo watuza bwa rimwe kuri izuba ndiho ukambwira ukuntu twabona ba Queen na ba Rusi maze ukangabanyaho amagambo apfuye yego kamugira inama umunsi wahamagare kumagara ndetse uhamagare nimero yagoye ya Queen niya Queen nzayihamagara twagiye yaho ngaho iremera batuyobora naho se bose ko twamuvuze Rusi ni wakwiye ko yagiye ntabwo nabwo yatubwiye none se wajya ngo dukore icyo batatubwiye baramushimute ngo yagiye kuri umuhungu yaramutesa aramwanga baramushimura uzi ko bibaho ende bibasha ko baramushimuza umuhungu aba yaramukunze akamushimuta akamurongora bibaho twese ibintu byaba byabaga ko umugabo yagukundaga ukaguteta ukamwanga none bakagushimuta ukajya bakurongora ku giti ariko ngo Rusi ariko nawe mana yo mu gihugu cyo mu ijuru ushobora byose narabyumvise twarabyize nako narabyumvise gukira barabikoraga muri za Uganda iyo kuri bakagushyira ku giti bakutwise bakakora kubamaca bimeze bite se ni sawa nyine ariko izuba ni ry'imvura yego se hano harashyushye wongeye kuzana ikintu cy'ucyuka gishyushye cyane muyireke we biheze ko ari Imana ibigena ubwo rero ukuntu wakora ikofi yawe nyine abantu byananiwe ko umunaniro ufite koko ushaka ubushyushye umunaniro ufite wabasha iki oya buriya si ngombwa ngo ngende mfata ibintu bikaze nasohoka Ushaka numva bavuga ngo mubwire sinjya numva abantu bavuga ngo umuntu agiye muri sauna ngo umunaniro urashira haramerekeza nyine byo mubwira ntabwo nabijyamo akare uze nagenda gusize wese kuzaba ugiye kwivura umunaniro ngiye hariho mfite ngo nanjye naho nzajya niba udashaka kumerekeza nzaguherekeza ku bwawe kugira ngo urebe ko umunaniro ufite washira pe kuko no mu maso biri kugaragara si cyangwa ukondera se shuri biragaragara ko no mu maso unaniwe nawe ugomba kunyiza iyi stress fatigue byose nkareba ko nzaguherekeza nyine ujye muri sauna alright sasa nubwo twicaye hano gutya hari ikintu kitwa inkombanga ku mutima ku buryo bukomeye ariko se wowe wumva utuje utazina n'ubu ngubu aho Keza aherereye njyewe ndeka rwose umwana yambereye umwana pe mva ko wagira ngo iki umwana aranzangiye ku mutwe pe ese nta n'agakuru nta hantu nta kubaririza nta gushakisha ngaho ngira inama nshakire ngire mbaze ndi niba telefone itariho nkaba nazi ngo yaciye muri iki cyerekezo ngo ndakurikira ndabaza ndi mbaze ndi no mu cyaro ko nahamagaye bakambwira ko nta wagezeyo oyesi ngiye ikintu natekerezaga buriya natekereje ndavuga ni uyu mwana w'umukobwa yaje hano akuze mu warongeje high school si umukobwa mutoya ntumuntu ushobora kwifatira ibyemezo runaka ndavuga ni wasanga
yaraduciye muri humye akavuga ati reka njyewe ibintu byo kwirirwa hariya kwa papa na mama banserereza bankoza hino bankoza hirya ndumva mbihaze urumva nyine niko natekerezaga ati reka ari amafaranga n'ubundi bamaye ya business nyakenyerereho nisubire mu cyaro ndebura icyo nakikorera bitihise ubu wasanga wa mugani yaranishingiye ahubwo nicyo natwe tukaba turi guta imitwe ngo umwana shira abana abakobwa n'abakobwa bageze muri iriya myaka baba biyumva aba yumva nyine yakora icyo ashatse rigana kwishingira agashaka none ko imyaka y'ubukura ifite ibaze rero turi guta imitwe ngutya umukobwa yarashatse ariko amakuru ntabwo ari amakuru yo guhishwa cyangwa ikintu none wayabwirwa nande buriya nirubwite atayakwihereye ntabwo ushobora gutwika inzu uhisha umwotsi it cannot be possible ntabwo ushobora rwose noneho buriya na biriya bintu watekerezaga abantu bararwe kubimenya na biriya bintu watekerezaga ngo tuzashaka inzego z'umutekano ngo tubimenyeshe ahubwo icyo kintu ibaze noneho ubivuze ugahuruza ngo nabuze umwana bagashaka ugasanga hari ahantu yitsinditse yarashatse si wowe waba usebye ariko nta kibazo buriya si amakuru dufite gihamya ko yashatse umugabo ibyo tuvuga byo kwishingira ntabwo rero dushobora kuyubakira tuvuge ngo reka duterere agati mu ryinyo twidamarire twicarira ahangaha duceceke tugomba kubimenyesha n'inzego z'umutekano bakamenya ko twagize ikibazo hano mu rugo urumva hari umwana twabuze nibura bakadufasha gushakisha tugatanga n'amatangazo hirya no hino ibyo ngibyo bizagaragara yuko hari imbaraga twashyizemo mu gushakisha umwana wacu ariko ibintu byo kwicara gutya uramponda sinoga ahubwo ejo ntabwo tuzakora ndumva ku wa mbere ko njye mu kazi najya mu nzego zishinzwe iperereza kajya kuvuga ko wabuze umwana of course uwabuze umwana yagiye kuri banki akuraho amafaranga aragenda none yarabuze no still aracyari umwana ibyo nubwo yakoze amakosa ameze gutya ariko aracyari umukobwa wacu ariko urumva ko yagiye afite yagiye iyo agenda arubuze ku buryo ashakwa n'inzego z'umutekano nta kintu yari gusiga akoze tukavuga ngo wenda umwana yarabuze none umwana yagiye kuri banki akuraho amafaranga aragenda ubwo urumva ahantu ari batameze neza ko turi yego birashoboka kuko ashobora gutwara amafaranga gutyo ara ntabwo ari amafaranga makeya amafaranga buriya ni meza ashobora kukugirira akamaro mu buryo bumwe ariko icyo bita management yayo ishobora nanone kukunanira akaguteza ibibazo urumva ugasanga ari ibisambo yahuye nabyo birayamwaka abura icyo kutubwira urumva cyangwa se ugasanga yarayasesaguye nyine kubera ya bad management namushira nazagaruka se ngaho ndi bivuga gutya none se turekere atera inyoni ayarye amafaranga arya dasubiraho cyangwa amafaranga utavunekeye kuyarya birihuse ayarye we namushirira donc uzabona kagara ku marembo azayuhuba ntuzamwakira se ntuzamwakira niba twari tugize amahirwe akaza niba twari tugize amahirwe ibyo uvuga byo kuza y'ububa tukamwakira bamubwire bishireye cyitse nk'ubu tuvugana twicaye aha mubonye ahingutse dufata agaselfie lazima kaba gakenewe seka wow ariko dutaye inzu pe urategura biragaragara ko sawa ariko baravuga ngo umukobwa w'umunyarwandakazi arangwa n'isoni n'isuku ariko byose mbigushimira byose ni wowe uretse turekarata nakaraye tutuntu didi ntabwo tuvaho sure ni gutya natuguze shara umusirimu pe hasi ngo uzambwira ahantu watuvanye ndangire mama keza birakomeye oya ahubwo tuzagenda tutugure ubundi tumujyane ukore surprise karase kari hejuru ya televiziyo baba we keza keza pe njyana musari turi kibi hano umutaka mubi wishizemo hanyuma songo inyuma yawe abo bari uranyemeje byose ariko wanzana n'umaze gutuza nakara akarangi ka pinki kagaragaza ko
inzu ari umukobwa urimo uriya niyo mpamvu bakagura kandi wasanga aribo babwiye ngo bazagashyireho iyi njyewe ni sawa kabisa dade ndagushimira pe ndagushimira cyane urabona nkuko nabikubwiye niyemeje kugira gute kugukurikirana nk'umukobwa wanjye nkunda sibyo nemera kuguma mu nshingano kabone n'ubwo nyine hari ibyo wakoze bitatunogeye mu rugo ariko ntabwo kuko uri inzererezi cyangwa abantu bo kuryanira inzara cyangwa uri mu bibazo anytime mu buzima ushobora guhinduka ariko ikintu cya mbere ugomba kwitondera you are discipline biriya bintu uzabireke byararangiye nagusabye imbabazi byararangiye byarangiye kandi ni ukuri uzayibonera mu bikorwa birumvikana reka nanjye ntabwo yari njye yarinde se kugira ngo satani yaranshitse abantu mukora amateka mukitwaza satani cyari cya satani se kibi rwose nawe yaragowe se kibuze ukuntu yagowe akorera ukuntu tuberewe dade ukuntu tuberewe ni sawa kabisa ni sawa dufate n'akangaka gafate kabisa batuma nifunge kafunga kiro gipesi kitazagera gute uzi ko ndi dade wa mugani wawe bagira gutya gira gutya gira gutya iposite niyo isigaye ni keza nta kintu kinshimisha nko kubona waragaruye morale dade impamvu nagaruye morale byose se so kubera wowe okay kambanze nka sevinge ubundi nze muri telefone sikeza ngava muri telefone tuganire nze muri telefone bon sorry okay kwicara neza Ugomba gute nanjye naje kugusura mu nzu yawe nshyashya wumva ufite ya freedom yiwa nanjye kubwira ndabyumva neza ndumva nishimye dade rero buriya njye nsigaye nanakwikundira nsigaye nanakwikundira nyine mba numva Chingura. Yes, we ini nzu bamo. Mana we cyakoza ari heza pe. Ye baba we, mana we dore. Mana we cyakoza gusuzugura n'ibibizwe umuntu gusuzugura kugira ngo nta kintu uzageraho gucana nawe tuzi. Akose name. Uziko buri Mana we, ma dore televiziyo. Yes, mana. Ye baba we, ye baba we. Hano se bose. Ese nawe umva mubwire icane hari ya televiziyo reba. Hari ikintu ufite n'amarido meza. Imana yahinduye amateka. Kaname mumeze tarata mama. Neze neza nashima Imana. Akose name wake. Ndio ndama kutarahakoza. Ucyameze nka kwa kundi. Uyu mukobwa. Isha kugirango nzanya gusuzugura rwose urareba. Imana ihindura amateka y'umuntu agahinduka. Bitese nyamundi bisebe. Namahoro mubwiwe n'icyano hano. Twagiye kugushakira uyu mukobwa yajyanye ngo aho Rusi yabaga nyine kwa Rusi tugezeyo dusanga ngo warimutse
Rusi yari umuntu ntahaheruka n'umukobwa baturanye yatubwiye cyakora umukobwa uhatuye nyine uwo nguwo ampa nimero amubwira ngo umuntu ufite wakurangiye aha hantu cyane ubwo twahamagaye uwo muntu niwe uturangiye ko kugera aha ngaha gutyo ni amahoro cyane menshi ahubwo se barangiye nawe wamubari ugacecekera ni cyiza hano mufite n'imitako myiza uzi ko nawe batajya yihinduka ako nawe wagiye ukura ntabwo wabonye iwanjye se nawe umwihorere ntabwo ari amahoro rwose tuvugana keza twakomeje kumubura murimo muragenda bamushakisha mu mago none se kuko muri inshuti urumva ari ikibazo nagiye kwa Rusi aho ngaho mvuga ntiwe ndabona yaragiye kwa Rusi bambwira nyine ko Rusi adahari nawe udahari ndavuga ntiwabona Keza yaravuganye na Queen wenda akaba ari kwa Queen ese ubwo urumva Keza yawaranga simbikubwire mama nese ubwo urumva ntaguha amakuru ni kwa kuri nyanurire muzo ntadapfunda imitwe oya nabaha amakuru pe Keza nawe ari Keza imerukana nawe burya cyagiye munyirukana nta kindi gihe mirukanira nawe nta kindi gihe rwose mirukanira nawe mana yanjye ahubwo se mwatanze itangazo kuri radio no kuri televiziyo cyane rwose none se nta gakuru na n'ubu ngubu se nawe wakice ureba hariya kire neza yewe ndakwisanzura mu ntebe ese wakice hari intebe nini dore zose ni intebe nicare handi icare hariya niho sawa cyane nanjye ngabonye n'ibishushanyo nabonye n'ibishushanyo hari inyuma cyane cyane hajya urebe ubwo bacunze gato wagiye kubikora ugasanga we nta muntu ujya ubikora ubirebera kure ko ubyegereye byago cyangwa se ubundi kano kantu kari keza kamanuye hano kariya kantu do ukuntu hateye hameze ni keza